Agakingirizo ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro ariko kakagira n'umwihariko wo kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Cyakora kugira ngo agakingirizo kagere kuri izi ntego zo kukurinda nuko kaba kakoreshejwe neza. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rero ngiye kukubwira ku bintu ugomba kwitaho mbere yo gukoresha agakingirizo kugira ngo ube wizeye neza ko kakurinda koko. Nifashishije ubushakashatsi bunyuranye bwakozwe ku gakingirizo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO, ndetse n'inkuru zanditse mu bitangazamakuru binyuranye by'umwihariko bikora ku nkuru z'ubuzima. Turavuga ku gakingirizo k'abagabo nubwo habaho n'agakingirizo k'abagore, ariko usanga kadakunze kuboneka ku isoko kuko kaba gahenze ndetse n'uburyo bwo kugakoresha ugasanga bugoranye. Iyi ni isaha y'ubuzima kuri Isoko 250. Nge ndi Mr. Buzima. Mbere yo kugaruka ku bintu ugomba kwitaho rero mbere yo gukoresha agakingirizo, reka mbanze nkubwire impamvu ari ingenzi cyane gukoresha agakingirizo. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO igaragaza ko kuva mu mwaka w'1990 mu bushakashatsi bakoreye mu bihugu 77 byari byibasiwe na virusi itera sida kurusha ibindi ku isi, ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwagabanutseho miliyoni 117, hafi kimwe cya kabiri, ni ukuvuga 47% byari muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu gihe 37% byari muri Aziya ndetse na Pacifique. Buri mwaka hari inda zitifuzwa zisaga miliyoni 300 zirindwa binyuze mu gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo n'agakingirizo. Mu mwaka wa 2020 kandi ku isi hose abantu bagera kuri miliyoni 374 bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 15 na 49 banduye imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ariko zikira arizo imitezi, mburugo, trichomonasi ndetse na chlamydia. Ubwinshi muri ubu bwandu bushya ngo bwakabaye bwaririnzwe iyo hakoreshwa agakingirizo mu buryo bwiza. Mu Rwanda iyo urebye ubushakashatsi bwa 6 ku mibereho n'ubuzima buzwi nka DHS bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda bwasohotse muri 2020, bugaragaza ko igitsina gore bakora imibonano mpuzabitsina batarashinga ingo, no kuvuga bari sexually active, abakoresha bumwe mu buryo bwa kizungu bwo kuboneza urubyaro ari 48%. Muri abo 6% gusa nibo bakoresha agakingirizo k'abagabo. Wabihuza n'ubushakashatsi kuri virusi itera sida buzwi nka Arafia, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC bibashyize hanze muri 2020, bugaragaza ko buri mwaka abantu bagera ku 5400 bandura virusi itera sida, no kuvuga hafi 15 buri munsi, utibagiwe n'abandi benshi bandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ugasanga abanyarwanda bakwiye gushishikarizwa gukoresha agakingirizo kandi neza nk'uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida ndetse no kwirinda inda zitateganyijwe. Kugira ngo agakingirizo gatanga umusaruro wako nuko gakoreshwa buri gihe kandi neza. Ibi rero ni bimwe mu byo ukwiye kwitwararikaho mbere yo gukoresha agakingirizo. Icyambere, ugomba kureba itariki kazarangiriraho cyangwa se itariki kazateraho garanti. Kimwe n'indi miti, agakingirizo nako kagira igihe kakorewe n'igihe kazatera garanti. No kuvuga ko nyuma y'icyo gihe ubundi katakabaye gakoreshwa, kakabaye kajugunywa. Ariko nanone ugasanga hari abantu batita kuri ibi. Ntabwo narinzi ko bugira garanti, numvaga ko gahora kuruje ubuziranenge kuko abara akantu gafunze. Haba hariho igihe twakorewe n'igihe tuzarangiriza amanda. Reka ntago njya byitaho rwose, sinakubeshya ngo nkubwire ngo ibyo ntago nabyitaho cyane rwose. Ni ukuvuga ngo wowe icyo yita ni ukukambara, ntago yitaho kureba igihe kazarangira. Ntabwo ugomba kubura agakingirizo mu nzi wawe, nyine ubu gafite. Ni nk'uko umuhinzi atajya buri isuka mu nzu, n'ukwezi n'umwaka washira. Gashobora no kwamara n'umwaka bitewe nuko ntakunda kubikoresha cyane. Nubwo rero agakingirizo usanga gafite igihe kirekire cyo kumara kagikoreshwa, dore ko ubwinshi usanga bufite igihe cy'imyaka 5, ni byiza kureba ko icyo gihe kitarangiye kuko ushobora kugakoresha wizeye ko kakiri kazima, nyamara kararangije igihe ugasanga bwabwirinzi wari ukeneye utabubona. Ikintu cya kabiri ugomba kwitwararikaho no kumva ko karimo umwuka. Iyo ukanze ku gifuniko agakingirizo kaba karimo, uba wumva gasa na karimo umwuka imbere. Ako gakingirizo rero ubundi niko kaba kacyuzuje ubuziranenge.
Mu gihe kandi inyuma rero ukumva nta bintu bisa n'umwuka birimo imbere, ubundi ako gakingirizo nyine ntikakabaye gakoreshwa kuko bitizewe neza ko kaba ari kazima. Impamvu nuko ushobora gusanga hari ahantu kacitse bigatuma wa mwuka wari urimo imbere usohoka. Ibyo bishobora kuba byaranabaye intandaro y'uko nako gakingirizo kaba karacitse. Wagakoresha ukaba watera inda nyamara utari ubyiteze, cyangwa se ukaba wakwandura za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Ikintu cya gatatu ugomba gutekerezaho ni ukugakura mu gifuniko cyako neza. Agakingirizo kugira ngo gakure mu gifuniko ntabwo ugomba gukoresha ibikoresho runaka bikata nk'umukasi cyangwa se urwembe kugira ngo ukate nyine ushobore kukageraho. Impamvu nuko ushobora gukata nako ukagakata ugasanga nyine bya bindi wari witeze nabyo utabigeraho. Ubundi agakingirizo kugakura mu gifuniko cyako umuntu akoresha inzara ze, ugakata ukurikije ahantu haba hasa n'ahari utuntu tw'utwinyo, ukagaca witonze kugira ngo utakangiza nyine. Ikintu cya kane ugomba kwitwararikaho ni ukukambara neza. Aha naho ndabishimangira, agakingirizo kugira ngo gatange umusaruro wako uko bikwiye nuko kambarwa neza. Ubundi agakingirizo iyo kamaze kuva mu gifuniko cyako, abantu bagomba kureba igice bagomba gushyira ku gitsina. Ibyo ngibyo ukabibona nyine urebeye ahantu haba hari amavuta menshi ku gakingirizo. Ubundi ugahuhamo ukoresheje umwuka wawe kugira ngo nyine ubone aho uri bunyuze winjiza igitsina cyawe. Ubundi ugafata ku mutwe w'agakingirizo mbere yo kukinjiza mu gitsina kugira ngo ugende ukazunguriza ku gitsina witonze, hahandi muri wa mutwe wako hataza kujyamo umwuka, maze muri cya gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina kakaba katurika, ukaba nyine watera inda nyamara utari ubyiteze, cyangwa se ukandura za ndwara nyine. Ibyo rero bigomba kwitonderwa mu gihe uri kwambara aka gakingirizo nyine, ukabikora muri ubwo buryo kugira ngo wizere ko kari buguhe uburinzi wari ukeneye. Ikindi kandi agakingirizo kambarwa gusa iyo igitsina cyafashe umurego kugira ngo nyine gashobore gufata neza. Mu gihe rero ubona ko igitsina cyawe kitafashe umurego, ntabwo ari byiza ko wakwambara agakingirizo kuko uba utizeye ko kari bufate. Ibi bishobora gutuma mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ka gakingirizo kari buvemo, ubundi nyine ukaba washiduka wanduye za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se wateye inda mu gihe wowe utabyifuzaga. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho ni uko ukiyambura neza. Mu gihe ubonye ko igitsina cyawe kimaze guta umurego, ugomba nyine gukuramo ka gakingirizo. Mu buryo bwo kugakuramo rero nabyo ugomba kubikora neza kugira ngo utaza kugakuramo nabi, intanga z'umugabo zikaba zahita zinjira mu mugore ukaba watera inda utabiteganyaga. Ubundi byiza uba ugomba kukikuramo ndetse wamaze guhunga umugore kugira ngo nyine za ntanga zitaza kugucika. Ubundi kimwe nk'uko wabikoze ukambara, ukagenda ugakuramo gahoro gahoro ku gitsina, wabirangiza ugahita ugapfundika kugira ngo za ntanga hato zitaza no kugucika n'ubundi zikameneka. Nyuma rero yo kurangiza gukora imibonano mpuzabitsina ndetse wamaze kwiyambura ka gakingirizo wagapfunditse nk'uko tubibonye, uba ugomba kukajugunya ahantu habugenewe. Ahantu ubundi agakingirizo ukwiye kukajugunya ahambere ni mu musarane, ariko yayindi y'umwobo. Ni ukuvuga ko ya misarane ya kizungu bitari byiza ko wajugunyamo agakingirizo kuko gashobora gutuma haziba nyine. Ariko nanone hari abadashobora kubona iyo misarane. Mu gihe urangije gukora imibonano mpuzabitsina, agakingirizo uba ugomba kukazingira mu kindi kintu runaka, ubundi ukakajugunya aho usanzwe ujugunya n'indi myanda. Ikintu cya karindwi ugomba kwitaho ndetse kinakomeye cyane ni uko agakingirizo gakoreshwa inshuro imwe gusa. Ibi ndabisubiramo, agakingirizo gakoreshwa inshuro imwe gusa. Bisobanuye ko niba umaze gukora imibonano mpuzabitsina ukaba ukuyemo agakingirizo, nta kundi kongera kugakoresha nyine, kaba karangije igihe cyako. Ntabwo agakingirizo kandi bagafata ngo bakamese ubundi bazongere bagakoreshe. Gakoreshwa inshuro imwe gusa. Iyo birangiye ubwo nyine igihe cyako kiba cyarangiye, ubundi ugafata kandi gakingirizo gashyashya. Ibyo rero ugomba kubyitwararikaho.